kurangiza vuba. Iki ni ikibazo cyibasiye abagabo benshi n'abagore bubatse ingo muri iki gihe. Ingo nyinshi 80% muri iki gihe urasanga bataka kino kibazo cyo kurangiza vuba. Abagabo, abagore bari kwisanga bafite iki kibazo cyo kurangiza vuba. Iki kibazo kikaba gikomeje gutera amakimbirane, kikaba gikomeje gutera ibibazo, kigatera n'ubwizerane buke hagati y'abashakanye, kikaba ku isonga ry'impamvu ya za divorce, gutandukana kw'abashakanye. Ese iki kibazo cyo kurangiza vuba ubundi giterwa n'iki? Waba wibasiwe se n'iki kibazo cyo kurangiza vuba? Kaba uhora wibaza ibicyerekeyeho, waratangiye no gushakisha umuti n'ingamba zatuma uva mu iki kibazo. Mu kiganiro naguteguriye muri aka kanya tugiye kurebera hamwe impamvu 20 zituma habaho kurangiza vuba. Turaza kureba kandi n'uburyo bugezweho bwo gukoresha abahanga bemeje ko bwakemura iki kibazo cyo kurangiza vuba. Gukoresha food supplements, produit nka Catasticel ikaba iri ku isonga mu gufasha abantu benshi gukemura iki kibazo. Nk'ibisanzwe ndi Jerome, hano uri ni kuri Tumenye TV, aho uzakura amakuru y'ikoranabuhanga yibanda kuri web 3, AI, Artificial Intelligence. Uramutse utarakoze subscribe hano, ibi ntiwazongera kubyumva. Kora subscribe, wibuke gukora share kugira ngo ibiganiro byacu bigere no ku bandi. Ikaze mu kiganiro. Igihe utangira gukora amabanga y'abashakanye cyangwa imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye, ariko mu gihe gito kitageze ku masegonda ku munota, ukisanga utagifite ubushobozi bwo gukomeza gukora imibonano cyangwa amabanga y'abashakanye, watakaje umurego, ubushake. Ku rundi ruhande, uwo muri gukorana amabanga y'abashakanye ukabona we akigukeneye, iki gihe utangira kwibaza byinshi no gutekereza icyo wakora. Biragorana cyane kuba hari icyo wakora kuko nta bushobozi ukibifiteho. Birababaza kuri we bibayeho ndetse no mwari muri mu gikorwa. Ese ibi byaba biterwa n'iki? Reka turebe impamvu 20 zituma ibingibi bikubaho. Turareba n'igisubizo we gukoresha kugira ngo ubashe guhangana n'iki kibazo. Abagabo benshi n'abadamu barahangayitse cyane kubera iki kibazo cyo kurangiza vuba. Impamvu 20 zitera kurangiza vuba nizo tugiye kureba, tukareba n'inama ubwirwa mu gihe urangiza vuba zagufasha kugabanya iki kibazo no kugikuraho burundu. Aha turabona product y'inyunganiramirire, food supplement Catasticel. Turayigarukaho turebe ko ari igisubizo cyo kongera imbaraga umubiri no kongera igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu iza ku isonga mu gutera kurangiza vuba ni stress no guhangayika. Mu gihe ukunda guhangayika bigendana na stress, ibi bizagutera kurangiza vuba. Waba uri umudamu, umugabo, mu gihe utabashije kwirinda stress n'umuhangayiko bikabije, uzisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Ku mwanya wa kabiri, kudasinzira neza no kubura ibitotsi bihagije. Ibi nabyo ni impamvu izatuma wisanga ufite ikibazo cyo kurangiza vuba. Ku mwanya wa gatatu, imirire mibi n'ibinyobwa bidatanga intungamubiri zihagije. Ibi nabyo ni impamvu izatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Ibinyobwa bisindisha ahanini birimo alcohol, ibi nabyo biri mu mpamvu bizatuma urangiza vuba. Umwanya wa gatanu turahasanga itabi n'ibiyobyabwenge. Ku muntu unywa itabi n'ibiyobyabwenge urugero rwo hejuru, uyu nawe kurangiza vuba ntaho yabicikira. Kunanirwa k'umubiri, iyi ni impamvu ya gatandatu, fatigue. Igihe ugira umunaniro mwinshi ugakora nturuhuke, udakora siporo, ibi bizatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Kugira ibyiyumvo bikabije mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyi ni impamvu ya 7 izatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Impamvu ya 8, kudaha agaciro imyitozo ngororamubiri. Ibi nabyo bizatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Imikorere mibi y'imiyoboro y'amaraso, ni ukuvuga imijyana n'imigarura, ibi nabyo biri mu mpamvu bizatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Ku mwanya wa 10 tuhasanga indwara zimwe na zimwe zibasira imyanya myibarukiro. Izi nazo ni impamvu izatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Kugira uburwayi bw'umutima, diabete. Impamvu ya 12 ndetse na 13
bizatuma wisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Kunanirwa kw'imitsi n'umutima, cardiovascular issues, ibi nabyo ni impamvu uzisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Imiterere y'umubiri, hormonal imbalance, ibi nabyo ni impamvu yo kwisanga ufite ikibazo cyo kurangiza vuba. Imikorere mibi y'igitsina bitewe n'imyaka, ibi nabyo ni impamvu ya 15 uzisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Kwihutira no kutabanza kugenzura amarangamutima yawe igihe uri gukora igikorwa cyangwa ugiye gutangira imibonano mpuzabitsina, ibi nabyo bizagutera kwisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Imiti, ibinini bimwe na bimwe bishobora kugutera nabwo kwisanga uri umukandida wo kurangiza vuba. Aha ku mwanya wa 19 mu mpamvu zitera kurangiza vuba turahasanga kutamenya neza uburyo bwo kugenzura igihe cyo kurangiza. Iyi nayo ni impamvu izatuma wisanga wabaye umukandida wo kurangiza vuba. Ku mwanya wa nyuma ari umwanya wa 20 turahasanga nanone ikindi kintu gikomeye cyane, kuba ufite imitekerereze myinshi, ni ukuvuga ibitekerezo muri wowe mu gihe uri gukora imibonano. Iyi nayo ikaba ari impamvu iza ku isonga itera kurangiza vuba. Nk'uko twatangiye tubivuga, kurangiza vuba birababaza, bitera n'agahinda ko bibayeho n'uwo bari kumwe. Nyuma yo kureba impamvu zitera kurangiza vuba, hari n'inama ukwiriye gufata zagufasha guhangana n'ikibazo cyo kurangiza vuba. Ku isonga, inama ya mbere ihari mu gihe uri mu gikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se cyo gukora imibonano, mu yandi magambo, ugomba kumenya uburyo no kwiga uko ugenzura umubiri wawe. Techniques: pause, ahangaha ibikenewe, squeeze cyangwa stop and start and stop. Iki kizagufasha cyane. Ku mwanya wa 2 nanone ugomba kugabanya stress, ugakora meditation. Ibi bizagufasha kurwanya no guhagarika kurangiza vuba kuri wowe. Kurya ibyo kurya bihagije, byuzuye kandi bikungahaye ku ntungamubiri, ibi nabyo bizagufasha guhangana n'ikibazo cyo kurangiza vuba. Kwirinda ibiyobyabwenge n'ibisindisha, ibi nabyo bizakuraho impamvu zituma urangiza vuba. Kwitoza imyitozo ngororamubiri bigabanya stress n'umuhangayiko, ibi bikazakurinda nabyo kurangiza vuba. Gusinzira, ugafata umwanya w'ibitotsi ukaruhuka, ibi nabyo bizagufasha kurangiza vuba, gukuraho impamvu zituma urangiza vuba. Guhuza neza ibitekerezo n'umukunzi wawe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ibi nabyo bizaba impamvu izagufasha gukuraho ikibazo cyo kurangiza vuba kuri wowe. Kwivuza indwara zishobora gutuma no gutera kurangiza vuba kuri wowe, ibi nacyo ni impamvu izatuma ukuraho inzitizi yo kurangiza vuba. Ku mwanya wa 9 tuhasanga nanone indi nama izagufasha kwirinda kurangiza vuba, ariyo kumenya igihe ugomba gukorera imibonano mpuzabitsina. Iyi nayo ni impamvu yindi izagufasha kurangiza vuba, gukuraho kurangiza vuba. Gukoresha supplement, food supplement zemewe n'abaganga, ibi nabyo ni impamvu izatuma kurangiza vuba bihagarara kuri wowe. Tukiri ahangaha ushobora kwibaza none, ese mu gihe urangiza vuba ni ihe produit wakoresha, ni ukuvuga inyunganiramirire yagufasha gukuraho iki kibazo cyo kurangiza vuba? Hari inyunganiramirire nyinshi zitandukanye zikozwe mu bimera, botanic and organic blend. Uyu munsi ndagira ngo nkurangire iyo naguteguriye, nubwo hari n'izindi zigiye zitandukanye. Byagaragaye yuko cactus cell product ko inyunganiramirire iba mu kigo cya Max Life, kungahaye ku byubaka umubiri n'ibirinda stress, ikaba ufite umwihariko wo kuvura indwara zitandura, non-communicable diseases. Iyi produit itanga amahirwe menshi yo gukuraho iki kibazo cyo kurangiza vuba, bitewe n'uko iyi produit ya cactus cell yifitemo ubushobozi bwo kunoza amaraso no kongerera imbaraga umubiri, kurwanya stress n'umunaniro ukabije, no kongera igihe cyo gukora imibonano mu buryo bwiza. Ibi bitatu bikaba bishyira mu mwanya uruti w'izindi product mu guhangana no mu kuvura iki kibazo cyo kurangiza vuba. Nubwo tutahamya ko iyi produit, ni ukuvuga food supplement cactus cell, ari umuti wihariye wo kuvura kurangiza vuba, ariko ifasha umubiri
wongerera imbaraga bityo ikarwanya icyo kibazo cyo kurangiza vuba. Nubwo kurangiza vuba ari ikibazo gikomeye kiri ku isonga no mu gusenya ingo nyinshi kinahangayikishije benshi, ariko igihe hari nk'igisubizo cyabasha gukiza no kuvura no kurandura iki kibazo, imyitwarire myiza, ubuzima bwiza no gufata food supplement aliments supplémentaires, by'umwihariko Cagit-Cell product bizatanga igisubizo cyo gutandukana n'iki kibazo cyo kurangiza vuba. Aha nkaba ndangiza nkugira inama, mu gihe ufite iki kibazo cyo kurangiza vuba, kwegera muganga. Na mbere yo gufata umuti uwo ari wo wose, banza ugane muganga agufashe. Ukeneye uburyo bwo kugufasha inama, nta handi uzazisanga uretse ko gukurikirana ibiganiro byacu bya Tumenye TV. Umuti n'inama unyuze kuri nimero ya 0781109334, nimero ushobora guhamagara mu buryo busanzwe, unasanga kuri WhatsApp ubandikiye ubahamagaye ubasha kubona igisubizo vuba. Niba hari igitekerezo wagize watwandikira muri comment, ukaduhamagara kuri 0781109334, haba mu guhamagara no kuri WhatsApp. Igitekerezo cyawe ukicyandika, igisubizo uhita ukibona. Reka ngushimire twabanye, wari kuri Tumenye TV, njye twari kumwe ni Jerome. Ndabakunda, see you next.